Info France Rwanda inejejwe cyane no kugira ngo yongere ibaganirire, kandi Kayumba Jean Baptiste ufite urwo rubuga cyane ubaganirira buri munsi, buri gihe kose uko tubonye kandi tubonye amakuru meza kubatangariza, ndetse n'ibyo twabona bisa n'ibigoramye kugira ngo tubivugeho, kugira ngo noneho namwe mwibungire ukuri, tubigorore maze mwumve ukuri. Ndagira ngo uyu mwanya twongere tuganire kubyerekeranye n'ibikunze mu Rwanda muri iki gihe, muri aka kanya dufite umukuru w'igihugu akunze gutemberera amahanga, akunze gutemberera ibihugu hirya no hino, agenda akwiza umubano, agenda ashakisha aho ibibazo biri kugira ngo nawe afatanye n'abandi kubikemura. Muri iyi minsi tuzi ko yagenze mu bihugu bya Afurika, akagenda no mu bihugu ndetse byo muri Amerika, hazaje Amayike, muzi ko ari bari kurangiriza uruzinduko afite, ariko ubu none akaba afite nawe n'abashyitsi bari kuza cyane, bategura inama ikomeye cyane izabera mu kwezi kwa gatandatu muri Kanama, agakora icyo bita gutegura ubushyitsi n'abashyitsi bazaza. Ibyo benshi rero cyane cyane dukunda kubwira mu kiganiro cyacu, mu bantu bafite udutsiko batekanyemo, bakunda gukritika, bakunda kuvuga iby'urugendo rwa Prezida n'ibikorwa bye, bakagenda basa naho babipfobya, bagenda gutya ndagira ngo mbatangarize ko ikintu gihatse iryo pfobya, iryo kritike ni ishyari. Ndagira ngo mbibutse uko avuga Nyakubahwa Prezida wa Repubulika w'igihugu cyose cy'u Rwanda uko kingana. Utashimye ibyo akora nuko batamukurikira, udashimye ibiri mu Rwanda, inyubako zihari, iterambere rimaze kuhagera, abanyarwanda uko bitabira amajyambere, uko ubwabo ari ba rwiyemezamirimo, umwana akiga, yamara kwiga agashaka uko azabaho yibeshejeho. Ibyo abari hanze turi kumwe muri diaspora ibyinshi by'ubizi, ariko ibyo byose umukuru w'igihugu Nyakubahwa Prezida Paul KAGAME uko igihugu agicunze, uko igihugu bakiyoboye, uko abanyarwanda bamuryoheye, uko bamukurikirana, n'abanyamahanga bakiyongeraho, bakaza kumugisha inama, bakaza kumuyoboza inzira banyuramo kugira ngo yende bakore investissement hirya no hino. Ndagira ngo mbabwire iryo shyari mwicaranye aho ngaho ntacyo rizabamarira, ntacyo rizabagezaho. Ni umugabo uhamye, ni umugabo ufite plan, ni umugabo wubatse u Rwanda n'abanyarwanda, akagira projet de société ya yindi ntavogerwa, ya yindi imeze nk'iki. Mwibuke bya bindi muri banki babikamo amafaranga, icyo bita ubutamenwa. U Rwanda niba utaruherukamo, niba uruherukamo ukaba utaranyuzwe, ndagira ngo njye gutangarize ngo u Rwanda ubu ni umutamenwa. Ni umutamenwa mu rwego rwa security, umutekano, ni umutamenwa mu rwego rw'iterambere, ni umutamenwa mu rwego rw'itumanaho, ni umutamenwa mu rwego rw'ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima. Mukurikire mu mahanga, mukurikire amakuru asohokamo, za raporo zimuvugwaho cyane cyane ibihugu byo hanze, uhereye muri za OMS, kuba ya miryango yita ku buzima bw'abantu, ya miryango tuvuga ko ari Nations Unies, aho hose niko raporo zimutangwaho ni raporo nziza, ni raporo zigaragaza u Rwanda aho rugeze. Ntabwo natinya kuvuga ko u Rwanda rwabaye paradizo, u Rwanda rumeze neza. Nanjye nihorera ubwanjye ndabihamya, si ibyo numva, si ibyo bambwira, si ibishushanyo, nibyo nanjye ubwo nagezeyo mbamo, nkazenguruka nkayitegereza. Ubwo Nyakubahwa Prezida wa Repubulika ishyari ribicayemo rituma mumuvuga nabi, rituma u Rwanda muruvuga nabi, iryo shyari y'ibyo mutashoboye gukora mukirwicayemo, ariko bikaba byarakozwe ndetse bikarenga uko mwabitekereza, namwe mugira ingamba nziza muba mwarugumye mukagubaka. Ariko kuko bari mufite ingamba zo kurwica no kurusenya gusa no gukomeza imirimo mibi mwatangiye, bibatera ipfunwe. Rya pfunwe bikabyara ishyari, rya shyari bikabagaragazaho ibikorwa bibi cyane. Ibyo byose birumvikana. Umwana w'umuntu aremwe mu ishyari kubera ko tuzi ko ubwe
na Rusiferi mu ijuru yagize ishyari ry'uko yasanze Imana yaremye Adamu. Ngo kuki waremye muntu ndahari? Urumva? Ubonye iyo azamuka akavuga ati nanjye reka mbe mu ndi wa kabiri, rya shyari karisohokamo. Ariko iri shyari ryaramuzamuye bigeza naho akurikirana Adamu waremwe n'Imana, ajya kumuteza akababaro n'imidugararo n'ibyaha muri Edeni yarashyizweho. Ntabwo rero muzabishobora, ntabwo nimuhubuka aho muri muzashobora gukora nk'ibyo Rusiferi yakoze, kuko yaragiye ajya gutera umwana w'umuntu aramwangiza. Mubigerageza mu magambo ntabwo bizafata, mubigerageza mu bikorwa nabyo ntibitambuka, ntaho binyura, ntabwo byemewe, nta cyizere bifitiwe, kuko ni ibintu by'ibishushanyo, ni ibintu by'ibipapirano, ni ibintu bidafite shinge na rugero. Iryo shyari rero ribicaje aho ngaho niryo ubwaryo rizabahema, niryo ubwaryo rizababyarira iki? Rizababyarira ingaruka mbi. Munkurikire neza, iryo shyari ni ibikorwa bibi, ni imirimo mibi, nibyo bizabahemukana. Bizabahemukana ryari simbizi, ariko icyo nzi cyo nuko atari igihe kirekire. None se ko hari bamwe bagiye basobanukirwa neza uko u Rwanda rumaze gutera imbere, bagasobanukirwa neza Nyakubahwa Prezida wa Repubulika, umugabo uhamye, umugabo ufite ibitekerezo, imigambi n'imigabo, aho ageze igihugu acyubaka, yubaka Abanyarwanda, akubaka Akanyarwanda wari wakubiswe n'inkuba yo muri 1994, bakamukorogamo, bakamushyiramo imbugita, bakamukisha izo nkota mwicaranye aho ngaho bashasite mwebwe, mugira ngo icyo gihugu nta n'ugitunga utugi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo birakomeye gutunga ukuguru k'umuhunda, kubera ko umuhunda urakomera. Umuhunda rwose watungaho ikirenge ukajya gutyo ugakubita umuhunda, wa muhunda ukagutarakana. Reka twibutse bimwe muri byo byagiye biranga ishyari. Ishyari rigira umuntu nabi, ishyari rigira nyiraryo ikiremwa kidafite tonere. Ni ukuvuga ngo uragenda ishyari rikakuzonga, rikakubuza ibiro, rikakugira amaneke, ugasanga noneho wabuze ibiro wari ufite kubera ko ari ishyari ufite. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ishyari rigenda rikakubuza ibiro, ahubwo muri wowe wumva utuzuye, muri wowe urireba ukumva ntawe uhagaze, muri wowe wumva wishidikanya. Icyo nicyo ishyari rikora. Ariko umuntu wuzuye neza, ushimishwa n'ibikorwa byiza abona, agashimishwa n'amajyambere ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nubwo twicaye mu mahanga ibihakorerwa birazwi, nubwo twicaye mu mahanga umunezero uhari urazwi, umutekano uhari urazwi, Abanyarwanda bameze neza ubwabo barabyivugira. Ndacyakomeza kubabwira bene wacu kandi mbinginga cyane, kuko nzi yuko uburyo mubayeho hari abo bitwa ngo ni komite yayo bishyizeho gusa, ari nayo mpamvu ari batera ibibazo cyane. Namwe mukurikira mutazi uwo mukurikiye uwo, kuko afite uburyo abayeho, afite uburyo asaruza amafaranga, ntabwo yabagabanya mwese. Niyo mpamvu mwatangiye kuryana hagati yanyu. Ariko njye ndibwira cyane abari mu butayu, mva ko muri mu butayu, abakurikiye nk'intama mutazi aho mugiye, kandi muzi ko mushobora kubaho. Uzi ko mu minsi mike Jean Paul buribagiwe igihe bavuga ngo bazakubaga, bakakwita n'utari we simbizi cyangwa se n'uwe simbizi, ntabwo ari igihe wakuremye, ariko uribuka bavuga ngo bazaguhitana, kandi ukaba uri mu kuzamura amajwi ushyigikira iryo shyari, ushyigikira uwo mujinya, ushyigikira uwo murengwa w'abantu utazi ibyo barenzwe. Bita ko muri mu butayu, mwebwe mutazi akaga kabari imbere yanyu. Muri mu butayu kuko muri mwe hari abana banyu bashonje, hari abana banyu batiga, hari abana banyu mushyira amafaranga ku ruhande ngo muyapfushe ubusa, hari bene wanyu muzi ko yenda bashonje, ntimubohereze n'icyo kurya cyangwa se mubohereze udufaranga twafasha, ariko mugatangaho kugira ngo mube mu buryo bubayeho nabi, mube mu butayu bwa bundi mubura amazi yo kunywa, mukabura ibyo kurya. Ngita ubutayu kubera iki?
kubera ko harimo abadafite epfo na ruguru. Hari abakiri mu mashyamba muri gushuka bicwa n'imbeho, abo ntibazi amashyari aho abageze, yuko mufite amashyari y'ibyo mutashoboye kurangiza, ibyo mubona biri gukoreka neza, uburyo u Rwanda rwayeho neza, amashyari akabazamura. Uwo muturage mwaheje mu ishyamba ntabwo abizi, uwo muturage mwita ngo ari kumwe namwe akabakurikira atazi ibyo mwe, amafaranga mushabije mukarya, amafaranga mutora hirya hirya mukarya, n'uwo muturage ntimumuheho, mukamubeshya gusa ngo murimo muharanire kuzagaruka mu Rwanda. U Rwanda rwaheze niko mwibwira, ariko mwagiye mureba uko mureshya n'uko mubayeho, mwagiye mureba uburyo ki kugira ngo iri shyari mbabwira rwose muriruke, iri shyari murireke, ubwo bugome mubureke, kugenda mugatondagira umukuru w'igihugu, mukagenda mugatondagira inzego z'u Rwanda, abayobozi bazo, ntimugire n'isoni. Nagira ngo bisabire abo mwagize imbata zanyu, kandi mukabahisha ko mufite iyo mijinya n'ishyari ry'ibyo mwakoze mutashoboye kurangiza, mukagira ishyari n'umujinya ry'ibyo mubona byiza mu Rwanda mudashobora kuza ngo namwe mufatanye n'abanyarwanda kubaka no kubitubura, ahubwo mukiyemeza kugira imigambi mibi gusa. Nagira ngo aho hantu muhibaze. Muri Bibiliya aho dusoma tugasanga mu bami ba mbere aho umugaragu w'Imana yabwiye ati uzi ko hari agacu kuvuga ngo bari bamaze igihe nta mvura igwa, yarahagaze imyaka n'imyaka, ariko ngo aragenda abantu akantu k'agacu gato cyane karetse ukabona kasa naho kazana imvura. Aramubwira ati humura, imvura izagwa, imyaka izamera, ariko izamerera abeza. Umunyarwanda akongera akavuga ati udahari igiti nikiragute ntikimugwira, kuko abari bararya. Ntabwo bavuga ngo umuntu yaratembera yagiye imbunda akazaza, icyambere niba bazi igihe uzagarukira, hagati aho rero barabirya. Icya kabiri niba bazi icyo wicaranye aho ngaho, hagati aho barabirya. Niyo mpamvu nababwira ngo igihe cy'ubutayu mugihagarika kuri benshi barengana mwajyanye mu buryo mubajyanye nk'imbohe, mubajyanye nk'imbata, batazi ibyo murimo n'imigambi yanyu mibi. Ndagaruka kuri diaspora nyarwanda iri mu Bufaransa. Reka mbabwire ko benshi tuziranye, mwese simbazi ariko abenshi turaziranye. Iyo mbabwira abo ndeba, iyo mvuga naho Imana mbibutsa igihe turiruwa tukwakira mu misa, turirimba ngo twakiriye padiri muzima, tutazi ko ari umuntu warwaye ahubwo uje kwa muganga hazamuhura. Iyo tubabwira tuba tuzi wowe shaste iwanyu ndahazi, hariya imushoti, wunze utanzi ibyo birakureba, uri muto kuri jye, ariko so gahunda ndamuzi, yari ifura, ariko uvamo mubi. Wabyigiye muri seminari, wabyigiye kuko n'ubundi ngo wicaga abantu ukiga muri seminari n'inkuta, muvana abantu mw'iyo desert, mw'ubwo butayu mwabashyizemo, mukabakinga ibikorwa bibi bibaranga, mukabakinga ingeso mbi mufite, mukabakinga imigambi mibi mufite, mugashaka kugendana nabo. Ibyo byose muhetse nibyo bibabyarira ishyari, kuko biri mu Rwanda ntimufite. Nimuguma naho ngaho ntimuzigera mubigira. Niyo umunyarwanda avuga ati utahari igiti nikibagwira, mwabonye ibyiza byo mu Rwanda guteze ko mudahari, imitima yanyu ntihari, iri kuri, iri mu bibi gusa. Ariko rimwe umunsi umutima wanyu wahindutse ukaba umutima w'umunyarwanda muzima, muzamubanye n'abandi mu banyarwanda, muzamuri u Rwanda ndetse muzamufatanya nabo. Wajya utajyayo ariko ukamera neza, nabyo bizajya bikugeraho. Reka nongere mbabwire ngo nta mwanya munini cyane ni w'iki kiganiro, kuko iki kiganiro cyari cyo kongera kubatesha, kubakura aho ngaho mu butayu, mbabwira ko igihe cy'imbabazi cy'urukundo kiruzuye pe, ariko hari igihe bazababwira ngo udahari igiti nikimubwira. Hari igihe kagacu
Imana yamaze gutanga mu Rwanda, igatanga imvura, igatanga imyaka ikamera, igatanga amatungo akaha, igatanga abanyarwanda bagashisha bakamererwa neza, ari nabyo bibariye kuko bayobowe n'umugabo wabahaye urubuga, akabaha umwanya, akabahahira, akabazanira ibyiza, akabazanira inshuti, akabazanira amahanga. Ejo muri mu kwa gatandatu nabwo ishyari rizongera ribarye, kubera ko abashyitsi bazaba buzuye mu Rwanda, kubera ko hazaba ari inama iryoshye y'umubano mwiza w'u Rwanda n'amahanga, y'umuryango u Rwanda rurimo nk'umunyamuryango nka mamba. Ibyo byose bibateguje hakiri kare ngo mubyinjiremo nk'abanyarwanda, batarangwa n'iyo mijyi, batarangwa n'iryo shyari n'amagambo mabi n'ubugome. Ibyo mugerageze ibitekerezo ndabibahaye, mbahaye umukoro, nzongera kubaganira muri iyi minsi kuko mfite uburenganzira, mfite ubushobozi, mfite igihe cyo kugira ngo mbaganire. Imana ikimpagaritse muri uyu mubiri, nzababwira ibyiza byo kuba umunyarwanda mwiza, nzabagezaho amakuru meza yo kugira ngo mube abanyarwanda beza, mugaruke ibuntu. Niba ikirara cyaragiye kikararuka kikagurisha imitungo ababyeyi bari bamuhaye, ariko yagera akina akavuga ati ibi ndimo ntabwo ari byo, ubwo se ninde wagize ingaruka nziza? Ninde byaryoheye? Si uwo mwana w'ikirara wagarutse? Namwe rero umuntu avuga ko muri ubwo burara murimo mubuvemo, muri iyo mirimo mibi murimo muyivemo, mukore imirimo myiza, mwinjire mu bunyarwanda bwiza, muryoherwe n'igihugu cyanyu, muryoherwe n'abayobozi banyu, kuko n'ubundi wabatuka, wabashira isoni, wabagera icyo badafite n'ibyo badakora, ntabwo bihuje ko imirimo myiza bayikora. Ntabwo uzigera we kanaka, navuze izina ashatse narivuga, ko ishyari ryawe rizatuma mu Rwanda hatubakwa nk'uko hubatswe, rizatuma mu Rwanda inshuti zitahagenda n'abany'igihugu batahagenda, zidatuma abanyarwanda bajya hanze bakajya gushaka umubano no kuwutsura no kuwongera n'ibikorwa byiza. Ibyo ngo impara rwose reka mbabwire ngo ntibizayibuza gucuranga. Kandi baranavuga ngo rya tungo ntavuze mu izina rirasakuza, ariko abahisi bagomba gukomeza urugendo bakigendera. Nibyo nagira ngo mbabwire. Imana yacu yaturemye, Imana ibakunda kurusha uko twe tubakunda, izagarura imitima yanyu, izabereka ko mu Rwanda hari igicu cyiza kibyara imvura n'ibihe byiza, namwe mube abo kuza kukibona. Ariko ubudahari igiti ntikimugwira. Niba ibyiza byo mu Rwanda abanyarwanda bagenda bikabagana bakabigabana n'inshuti zabo, igihe utarabona umwanya cyangwa se utarava mu biguhugije, ntabwo ibyo byiza bizakugeraho nawe werekanye ko bigushimishije, bikuryoheye, nawe ukajya kubyubaka kurushaho, ukabyongera kandi ukabibonaho nk'uko ari bose babonaho. Reka dusoze iki kiganiro tuvuga ngo mwakoze kugikurikira. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro gikura umuntu aho yagiye akahazambira akamererwa nabi, kikamuzana ahantu heza. Ndanezerewe ko mwagikurikiye, ndanezerewe ko Info France Rwanda ibagezaho ikiganiro, ukivugiraho Kayumba Jean Baptiste, ukibatangariza, ubifuriza ibyiza, ubifuriza kubana neza, ubifuriza ko iyo mijinya bayifite na nuko iki mwakwitwa bamujinya, ukitwa bashya, bakwiswe bamugwaneza, bakwitwa bakanyarwanda batuje batekanye. Ibyo nibyo byonyine bizubaka imitima yabo, bikubaka umunyarwanda muri mukazaza mugasangira n'abandi. Mwebwe wuzuye ishyari, birashoboka ko iryo shyari mwabireka, birashoboka ko uwo mujinya mwicaranye mwawureka, n'ibyiza biri kubera mu Rwanda. Reka nsoze nongera kubasaba ngo uyu murongo Info France Rwanda ni uwanyu, ni umubeho, ni umutekaneho, mukurikire ibiganiro bitambukaho, kandi bya biganiro mukurikire abatanze abandi mubibagabanye nabo, mubasangize kugira ngo nabo bagereho. Niyo mpamvu kwiyabonesha kuri murongo birakwiriye rwose. Ni umurongo mwiza, ni umurongo wanyu, ni umurongo w'abanyarwanda, ni umurongo w'abanyarwanda beza batuzuye amashyari n'imijinya, kandi ndabizeza ko bizakomeza kuba byiza. Imana ibagirire neza, Imana ibahe imigisha y'uburyo n'ibumoso, tuzakomeza kubana,
tuzakomeza kuganira muri iki gihe cyose twunamiye abacu bacitse ku icumu, abandi bishwe muri kirya gihe, tubunamire tubahesha agaciro. Abacitse ku icumu tubahoza amarira, ibikorwa byiza, amagambo meza azafatanya nabo, ibyiza bibaho tukabisangira, tukubaka u Rwanda rwiza, u Rwanda ruzima rudashobora gusubira muri cya gihe twavuyemo cy'akaga. Imana ibagirire neza, bifurije ibihe byiza, kandi nzakomeza kubaganira kuri uyu murongo uko nzabishobora, mbaganira bagezaho ibiganiro byiza. Murakoze, mugira amahoro ya Nyagasani.